reka mbanze mbinyuze muri indorerwamo yitwa Imana noneho Imana ishyire nk'umutima mu mwami ku buryo uyu mwami agiye kumpa bivuye mu mutima w'Imana bitavuye mu mutima wande umwe uzi ukuntu mu migani havuga haravuga ngo kwitonda ugatuza byemeza umwami hari ibintu byemeza Imana burya Imana ni imenye umubibye nvuga ngo umubibye ni imugenera imbuto nibizi kutanga ufite bwa buzima mu nyungu ebyiri zo kubana n'Imana ibona kuri umubibye kandi icyo ubibye usarura byikubyeho yo igaha umuntu miliyoni ukazi ko azayikoresha lesando la binifo buri kigeragezo cyose ihembe ryose Satani yagucuriye Imana ifite umucuzi uzarivanaho ikibazo cyawe hagati y'ingorane zawe hagati y'ibintu uri mu Rwanda nabyo hagati y'ibintu biguhiga hagati y'ibintu bigukurikiye bivuze ngo hagati y'ikibazo nawe mbere bumvise mvuga mu ndimi ariko birakomeye ndagira ngo nkubwire ngo urashaka ko ikibazo uri mutacyambukana 2023 Imana ibarinda abantu batatu. Yesu kangushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nubundi tugarutse ku bumwe bw'abera ministries turi kumwe na mushumba muraho neza. Ya ndaho ndashima Imana cyane ndanezerewe turi kwenda kwegera umwaka numva ngo neza Imana iguhumisha mu izina rya Yesu. Amen amen. Mushun ubwo duherukana ejo twari turimo tuganira buryo ki abantu amasengesho tugarana ku mbaraga z'amasengesho buryo ki icyaha gicumuro bitandukaniye n'isaha nyakuri umuntu asenga Imana akumvirwamo abantu nabonye babinezererewe cyane tugira ngo uyu munsi rero mbere ko dutangira ikiganiro ushimire bano bantu numara kubashimira dusengera Imana. Ya ndabashimiye mwe mwese abakurikira umwe bw'abera ministry abantu mudukunda ministries muduhamagara mukatwandikira na comment kandi nongeye gushima Imana kuba ndi mwe n'umukozi w'Imana tuyishimire Emmanuel Imana kumpera umugisha cyane ndabashubuje mwese mwavuze ngo mwaramukunze ubugarira bamukunze muzansabe nimero ye cyangwa yishyire mu kiganiro ya bazayibaha bagukunze bambwiye ko bagukunze bakunze kubaza bakunda kukijijwe ufite ijambo mu mutima wawe none rero abantu bagukunze nuko bakuvugisha ngewe unyemereye si n'umutekinisiye se nukuri yishyireho kuko baragukeneye kandi ngewe namaze kwemeza ko umuntu uzifuzwa n'abantu ntashobora kumukingirana kuko namenye amakuru abiri yuko nta cyiza wabona kidaciye ku muntu nta n'icyago ndaciye ku muntu soro mu gihe dufite abantu beza tugomba kubakoresha uzanyemere ko baramwe ngo baragushaka rero ndabikwemereye kuri yicano ushyireho nimero bagushaka bakeneye kuvugisha baciye mu gikari kandi nanjye shima ko abantu bavugana n'umuntu batabanje kunyuraho nge ntabwo ndi Yesu nta nubwo ndi na marayika ahubwo abantu bagomba kubana na mugenzi wabo ndabashubije rero mwese Imana ibamera umugisha reka dusenga Imana tumuri amasengesho yacu yo kwambuka avuga ngo ntiwambukane ibyakubabaje iminsi yo yatugendanye iminsi yo yanarangiye biragaragara ariko dusenga Imana ibamera umugisha data wa twese uhoraho mwami w'amahoro turagushimiye ko twemereye kuba turahanga muri kino kiganiro mu izina rya Yesu utwambika imbaraga umwuka wera tumanukire udushyire mu mavuta mwami turabizi cyane uri Imana ishoboye kandi uri Imana irema ndagushimiye ushoboze umukozi wawe nanyu ushoboze mwami kugira ngo isi yose yumve ibyo yagombye kuba bivuye kuri wowe atari uko bumva ibyo wifuza kumva ahubwo mwami humvikane ijwi ryawe rihindura kandi rikora kandi risenya kandi rirwanya ryajwi ryubaka rigasakara rigasana bikemera kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi iha umugisha abantu badukurikirana umunsi ku munsi baba batweretse ko bakunda aya masengesho uyu munsi tugeze kuri tariki 29 hasigaye iminsi 2 yonyine kugira ngo twinjire mu mwaka mushya muhire wa 2023 Imana y'amahoro iguhe kwambuka hari biziriko bicitse iguhe kwambuka hari imitwaro ikuvuye ku bitugu ngo imitwaro baduhekesheje iryo jambo mushonda ariko haleluya amen 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 hari imitwaro baduhekesheje erega iyi si Satani umubiri abantu byo ducamo hari imitwaro badushyiraho bakabiduheke ni ibintu natihamagariye yisangamo ariko dushimira Imana ko igenda ibikoraho ku manywa na nijoro nihabwa icyubahiro amen. Tuguhaye ikaze rero muri uyu munsi cyangwa se kuri tariki uyu munsi utupfunyikiye iki mu gaseke ku bumwe bw'abera ministries. Uyu munsi ni tariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022
nuvuga ngo dusigaje 31 tariki 31 nzababwira iki Imana yambwiye kuri uyu mwaka. Ubu ndacecetse simvuze, ariko ikintu nabazaniye nta n'ikindi gihari. Ijambo mfite mu mutima wanjye nirivuga ko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe, kuko hari umuntu uba mu ruhande rw'abantu, abantu bakamurekura. Icyiza cy'Imana yo ntirambirwa, kandi ntabwo ibara amakosa wayikoreye ngo igucike, ahubwo buri kosa ryose Imana ifite imbabazi zaryo. Niko Zaburi yavuze ngo imbabazi uteka zihora zunguka, ariko imbabazi z'abantu zihora zirangira. Aya magambo ushaka ko tuvuga ku mbaraga zo kubana n'Imana n'intege nke zo gushaka kubana n'abantu. Nicyo kintu ushaka tuganira kuri uyu munsi 29 turi muri amasengesho y'imbarwa ngo ntuzambukane ibyakubabaje. Umumaro wo kubana n'Imana n'akamaro gake cyangwa se imbaraga nke zo kubaka ku bantu, kuko burya umuntu arakubwira ngo wasubiriye ngo ejo sinzongera, ariko Imana si uko ikora, ihora ari urukundo. Ariyo mpamvu masengesho turimo abadukurikiye bakurikiye umwe bwabera ndazi ko babikunda bakanaduhamagara bakora za subscribe bakora comment nziko bajya babikora. Tugiye kureba neza akamaro ko kuba Imana ari inshuti yawe. Hallelujah. Naho nshaka kuza kumbaza mu kiganiro ni gute none abantu bakafite wa mumaro tuza kureba umugabo witwa Sawuli ukuntu yambuye ingoma bitewe nuko yashakiye Imana mu bantu. Kandi burya Imana ntiba mu bantu, ahubwo Imana iba mu muntu. Noneho rero Sawuli we ngo aza kugira umwanya, uzasoma amagambo yitangira muri Samuel wa mbere, yarambwiye ngo genda untegereze ndaza aho gusangayo. Hashize iminsi 7 abantu batangira kwigendagendera na Samuel ntiyaza, ngo kandi abona abafilisitiya bari bamwegereje, ngo abonye ko abantu hamushize haratamba, kandi yari yasigiye kuba umwami, ntiyasigiye kuba umutambyi. Noneho ngo mu gihe kimara gutamba Samuel barahageze. Ahageze mu ariko Sawuli ibyo wakoze ni ibiki? Ndaramubwira ngo nabonye abantu banshizeho ngo ntinya ka Filisitiya bantera ngo nuko ndatamba. Ndavuga ngo ibyo wakoze wafuditse, kuko Sawuli yashatse kurebera Imana mu bantu, ntabwo yarebeye Imana mu bikorwa by'Imana, ntiyarebeye n'Imana mu mbaraga z'Imana, ahubwo yashatse kurebera Imana mu bantu, ahubwo abantu babarebera mu Mana kuruta uko Imana yirebera mu bantu. Nukuvuga ngo hari n'ijambo nasobanukiwe, iyo ushaka ibintu by'iyi si ureba Kristo ukamuhanga amaso, Kristo nawe directo magahita areba bya bintu bikibwe. Urakoze cyane. Aya ni amagambo dushaka ko tuganira cyane nibaza kugera ku mugabo witwa Nehemiya, ngo nukagaragaza umubabaro cyumva iby'amarembo y'Yerusalemu yahiye, kuko buriya Nehemiya ari mu bantu ba mbere bavuye mu banyuma, kuko ubwa mbere habanje guhunguka abantu ba Zerubabeli n'abandi bantu baza kubaka urusengero, ariko baza gucogora, hanyuma Imana yohereza bantuze wa kabiri ni Ezira azana n'ibintu byiza aho byari byaranyazwe. So rero mwaka 483 nubwo witwa Nehemiya mbere ivuka rya Yesu yashatse kuza, ariko ngamenye ko amarembo yabwiwe n'abandi bantu ngagira umubabaro, ngo agiye gutanga guhereza umwami ngamuseriva ati Nehemiya ko ntakuzi gutyo, ni gute wahinduye isura? Ati mubwira ibyambayeho, atarambaza ngo gira icyo nsaba, ngo nsaba Imana. Urumva umwami amwemereye ngo nsaba, ariko warabanza asaba iki? Amaze gusaba Imana munakubwira umwami ahita arebera abantu mu Mana, yarebera anyuza mu maso y'Imana cyangwa se mu Mana imbere, ahinguka ku bantu. Yaravuze ati nindamuka mbwiye umwami direct ashobora kumpa bitankwiye, reka mbanze mbinyuze muri indorogamo yitwa Imana, noneho Imana ishyire nk'umutima mu mwami, ku buryo uyu mwami agiye kumpa bivuye mu mutima w'Imana bitavuye mu mutima wande umwami. Haleluya. So nizo mbaraga numva shaka kuvuga. Avuga ati nindamuka mbwiye umwami ibyo nshaka nk'umuntu arampibye, reka mbanze nce mu Mana, noneho iby'Imana igiye kumpa iba ryishyira mu mutima w'umwami, maze umwami azanye ngo mbanza nsaba umwami. Haleluya. Urumva we yavuze ati no muntu nimuvugishwe ku giti cye araza nk'umuntu, ariko nimunyuza mu Mana Imana iragendera muri we imibisubizo. Icyambere yaramubwiye ngo nandikiye umwami wo hakurya ngo bazaguha ibiti bitagira akagero, asinya sheke ntiyashyiraho amount. Haleluya. Ubi n'abantu bagiye kwambuka bagasanga hakurya
ni sheke zitanditseho mbese zisinyeho aho wiyuzuriza. Yaramubwiye yaravuze ngo bami bo hakurya nandikiye urwandiko Nehemiya muzamuha ibiti byose yifuza. Bivuze ngo yashobora gutema ishyamba agatema n'irindi shyamba agatema n'irindi shyamba. Nuvuga ngo bivuze ngo ibyaha byose Yesu yarabyishyuye. It means ni sheke iri hizina iriho n'igikenewe ariko nta mubare uhari. Umuntu agomba kwiyuzuriza. Mu gihe Sawuli we yarebe Imana irangije iramuhunga. Dawidi ajya gutsinda Goliyati yaravuze ngo we wanteranye icumu n'agacumu. Ariko yewe naguteye. Ntabwo naguteye nka Dawidi. Oya. Ahubwo ni Imana iri muri jewe. Naguteye ngo izina ry'Imana wasuzuguye irakungabiza uyu munsi. Kuko nuze Goliyati we yiboneye inkoni. Aturanirana inkoni igihe atireka dasi uko naje. Nje naje mu izina ry'Uwiteka. Imana wasuzuguye uyu munsi irakungabiza. Ndaguca igihanga. Urimo urabyumva? Ntabwo ateye Imana mu mbaraga ze, ntateye Imana mu ihuko yashwanuje idubu, ahubwo yavuze ngo nguteye mu izina ry'Uwiteka iyo Mana wagize gute. Asuzuguye. So muri amasengesho turimo ndagira ngo turebere ingufu zo kubana n'Imana no kuvugana n'Imana no gusaba Imana no kwizerera mu Mana. Imana igakora mu mitima y'abantu bakaguha nk'ibyo Imana yakakwihereye. Hele masey. Sinzi niba uri kunyumva uyu munsi bano. Pastor ni kwibaza niki kintu umuntu yakora aramutse abonye nk'itorero muri societe arimo akabona hari ibintu bitari kugenda neza. Niki yakora? Urabona umugabo uno Sawuli yatambye ibitambo mu gihe uramuhanuzi Samweli atarahari ngo arwanisha abantu bari kumwe. Ese umukristo cyangwa se umwe mu bumwe bw'abizera ministries, ubumwe umunyamuryango w'umwe bw'abera ministries, niki yakora muri aya masengesho mu gihe ari kubona hari ibintu bigiye kugenda? Buriya Sawuli yagombaga gukora iki pastor? Icyambere Sawuli mu makosa yakoze akomeye, cyambere ikintu yagombaga gukora, umuhanuzi wamubwiye ngo tegereza aho nzazira. Abantu bategereza Uwiteka. Bibiliya yaravuze ati 20 sinibuka ryo ndaza kurishaka ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera umutima wanjye ntuzakuka. Ngo no mu ntambara muri yo nzakomeza umutima. Umukristo ntakwiye gukangwa n'induru z'ingabo. Ntakwiye gukangwa nuko Suzana yagiye, Tereza yagiye, Shangazi yagiye, Tonto yagiye, Tantine yagiye, umugabo yagiye, umugore yagiye. No, hagiye abantu ntihagiye Imana yavuganye nawe. Uvuga ngo icyo nzi cyo bazahagarira mu gitabo cya Daniyeli ngo batangiye kubara avuga ngo bacana itanura 7, ariko abari ku butaka ntibatanze umwana w'Imana kugera mu itanura. Gasobanure neza abari ku butaka ntibatanze umwana w'Imana kugera mu itanura. Kubera iki? Kubera ko ntawe ushobora gusiga Imana. Kwaka k'umuriro, kwaka kw'intambara n'induru ntibikuraho the time, ntibikuraho igihe cy'Imana ku buzima. So umurokoro nyawe nka Sawuli cyo ngomba gukora yavuga ngo okay baragiye n'abantu, ariko still hari Imana yavuganye n'umuhanuzi. Ko mu ijambo ry'Imana rigaragara ngira ngo muri Zakani ntihenda avuga ngo mwizere Imana kugira ngo mubeho, munizere n'abahanuzi bawe kugira ngo mukomere. No kuvuga ngo umuhanuzi yavuga ati genda untegereze igihe nzazira. Hari ikindi kandi yamaze gutamba barahageze. Iyo ni imbaraga yo kurambirwa, yo kurebera abantu mu bintu, yo kurebera Imana mu bantu, yo kurebera Imana mu bifatika. Ariko Imana ntiba muri ibyo, ahubwo ibintu tubibonera mu Mana, kandi iyo bivuye mu Mana biza bifite imbaraga bikakubohora kandi ukumva uranezerewe. Selekando benefo. Nuvuga ngo ikintu cyamwishe yananiwe kumenya timing y'Imana. Timing y'Imana suko abantu bahari. Na Yesu ubwe yabwiye intumwa muri Yohana aravuga ngo mwese mugiye kunterane mu nsige, ariko sindigiye nyine data turi kumwe. Kandi kuba hari abantu ntibivuze ko Imana ihari, ahubwo bashobora kuba batanagize gute, ariko Imana igize ite ihari. Inyuza abantu mu butayu butagira amazi, ubutayu bwicana bamwe inzoka abantu nibagwemo.
so oro umukristo ukurikiye ku bumwe bw'abera ministry n'undi ugiye kumva kino kiganiro ni iki yakora. Icyambere no kumenya ngo navuganye n'Imana itabasha kubeshya. Wibara ngo maze imyaka 17 ntabyara ngo ubu ngo intanga zigiye kunshiramo sinzabyara. No, yavuze ngo uzabyara niyo ifite igihe ugomba kubyarira. Ngo nuko yitegereza ngo umubumbyi wibwira Yeremira ngo genda undebere uramubumbyi ngo wamwitegereje neza ndamureba. Aturabona yuko mfite ubushobozi bwo kubumba no kumenera mu ntoki z'umubumbyi, ariko amanutse gakeye ati witegereje yuko ndi wabonye inkoni, ati wabonye icyo, ati nabonye inkoni y'umuriro, ati nuko ndindi ijambo ryanjye kandi nkarikomeza. Nukuvuga ngo ahantu ushaka ko nkomeza abankurikiye inshuti zacu, inshuti z'abavandimwe abagenzi tubana dusatira uno mwaka biba ari imyaka nk'aho ari iherezo ry'ijwi ry'Imana, ahubwo yavuganye nawe niyikora iki kintu. Ko Nehemiya afite amatiku menshi kiragiye burya bwa mbere, ariko noneho Nehemiya ndabona urimo uzana ibintu bikomeye, manuka ujye mu nzu y'umubumbyi. Mubumbyi abumbye ikibindi kimenekera mu ntoki, yongera kiyumbamo ikindi kintu. Avuga ngo kubonye uramubumbyi gese ko nahindura abantu banjye. Niki kigoranye se? Naguhindura ministry, naguha akazi, naguha kubyara, naguha kwiga, naguha gutera imbere, naguha kujya mu ijuru, nakugira pastor. Mu mbaraga z'Imana nta kitagukora. Mu mbaraga z'Imana nta na kimwe itakubaka. Icyo dusabwa no kwifata igihe cyayo. Kandi Imana ikunda abantu bategereza. Uzi ukuntu mu migani havuga, haravuga ngo kwitonda ugatuza byemeza umwami. Hari ibintu byemeza Imana nuko kinezeza Imana ngo nuko ikagira ibintu igusha nayo kugira ngo uyinezeze, nuko gutegereza nuko ngo byemeze umwami. Hari ibintu nuko ndikumva amavuta y'Imana azamuka giye muri iyi minsi. N'ubu tuvugana giye navuye Kadeshi gusenga ntabanga ririmo, nananyagiye uri murabireba, ariko ijwi ry'Imana ryambwiye ngo nkorera mu gihe, si nkorera mu bihe, nkorera mu gihe. Ariko iryo jambo ejo tuzariganireho, ntacyo bintu nkwaye twinginze n'ukuri tuzarivuga, nzavuga icyo bita ibihe. Kandi ibihe bibi bigaragara ko Imana iri mu ruhande rwawe, kuko kuba mu bihe bisi ikibazo, ahubwo ikibazo no kutarindwa n'Imana mu bihe bibi. Aho umuntu avuga ngo muhagarare ku munsi mubi, kandi umuntu wese agira umunsi mubi. So rero ndashaka kandi wanahagarara ukenyeye pastor, ukenyeye kandi wambaye kandi ukwesa inkweto, kuko gutegereza ukihangana byemeza umutware. Nuvuga ngo ukutegereje ko Sawuli iyarindira akabona umutambwa ati ibyo bintu bikoreye iki, ati nabonye abantu bagenda tamba, wowe abantu n'Imana wowe mubareke bagende. Ubundi se kuri umwami wowe umutambyi, icyo kibazo rero ngo abantu bareke kwivanga mu by'Imana, bareke Imana ikorere kugira ngo gihe ngo simbyo mvanga itoro. Reka nkubwire nk'urugero nuko tudakunda kubivugaho. Uzi ko ndi pastor muri ADPR, wari wumva natuye microphone ngo nsakuze? Ntabwo ari nge wahindura ibintu, ahubwo biriho nibyo Imana yashatse ko bibaho, kandi bibayeho biri mu gihe cyabyo. Rero niba uri umukristo mu itorero runaka n'iri ugiye utuyemo, ibitagenda barabisengera, ntago babirwanira. Ibitagenda urasenga, kandi ntusenga nk'ushaka gusenya. Uravuga ngo mwami bizageza ryari, igurete yaryo bizarangira. So rero imbaraga z'Imana, ariko fe wa mugabo ugiye gutuma afashwa. None fashwa nanjye ndi kwifuza yuko n'abantu bakuri. Zerubabeli byamugendekeye gute? Ndagira ngo manze nkumenyeshe uko n'umusesenguzi wa Bibiliya. Ubundi Zerubabeli ntabwo yari umutambyi burya. Oya, ntabwo Zerubabeli umutambyi kandi ntabwo yari Zerubabeli, ntabwo yari umutambyi, yari guverineri w'intara ya Yerusalemu. Ubwo bari basohotse baje mu nyage mu kiciro cya mbere mu mwaka wa 550, bamaze imyaka 30 hafi aho ngaho 20 bari mu bunyage baje kubaka Yerusalemu. Nuvuga ngo haje we Zakariya, haza n'abana ba Zerubabeli, hanazamo n'abandi nabahagaye babahanuzi, kuko burya noneho mu gihe cya kera insengero zubakwaga n'abayobozi. Noneho araje kwa guverineri w'intara, Siriya muhagurukira, Igiputira muhagurukira, Ubugereki buramuhagurukira, n'ibindi bihugu byinshi ni Roma baramurwanya. Noneho bamurwanije abura imbaraga zo gukora umurimo w'Imana, bamujomba ya mahembane. Nzakubwira ngo hari amahembane nabonye ajomba, ariko Imana izana n'abacuzi bane bo kuyakuraho. Burya buri kigeragezo kigira ikintu kizakivanaho.
lesando la binifo buri kigeragezo cyose ihembe ryose Satani yagucuriye Imana ifite umucuzi uzarivanaho ngo yaba ubupfakazi buzavaho ubupfubyi buzavaho ubushomeri ihembe ryose Satani yaguteye kukujomba yishyizeho umucuzi wo kurivanaho ayara amahembe na jemba Zorubabeli n'ibintu byose ari kuvuga ariko no kubera ko Imana iri kumwe nawe iramubwira ngo wa musozi we wiyitiki imbere y'umugaragu wanjye imbere y'umuntu ukurikiye kino kiganiro imbere y'umuntu imisozi yose mufite muri 2022 sando pe 2023 navuga ngo buri hembe ryakurwanije Imana ishyizeho umucuzi wo kurivanaho Ndavuga ngo wowe uri wiyitiki imbere y'umuntu ukurikiye ubumwe bw'abera ministry wiyitande nta nubwo Imana ubundi iri kumwe n'Imana inyungu ya mbere yo kubana n'Imana ahubwo ivugana n'iki iyo ni inyungu ya mbere ntabwo Imana ivugana n'umuntu ahubwo ivugana n'ikigeragezo kuvuga uyiyitiki wa rusozi we warabyimbye wimanye inzira waragaye uratambika ugira maremare nzaguhindura ikibaya Zerubabeli, Suzana, Tereza, Antoine, umuntu wo muri Amerika, muri Canada warubangamiwe abona iki inzira ntabwo Imana yavuganye na Zerubabeli yabwiye ikigeragezo ngiyi inyungu ya mbere yo kuba Imana iri mu ruhande rwawe hola benia yusomye Yobu 5 haravuga ngo yubika imisozi itabimenye kandi ntabwo yubakana guseka ntiyubikana kuyibwira ngo iyubikana iki uburakari iyo niyo nyungu yo kuba Imana ibishyize imbere kuruta gutekereza ubwinshi bw'abantu icya kabiri inyungu ntaje gusoma mu migani naho aravuga ngo Imana niyiha imbuto umubibyi buriya mubona abantu badatanga ngo kanaka ntiyabikoze wimurenganya nta kimana yamuhaye kuko ntimubona mu bubibyi burya yes ntabwo imubona mu mubibyi mwiza ahubwo imureba nko muryi w'imbuto bigatuma izimwima rero burya Imana niyimenye umubibyi nvuga ngo umubibyi ni imugenera imbuto nibizi kutanga ufite bwa buzima mu nyungu ebyiri zo kubana n'Imana ibona kuri umubibyi kandi icyo ubibye usarura byikubyeho yo igaha umuntu miliyoni ukazi ko azayikoresha igaha umuntu ngo iyo imenya ko ukeneye imbuto imenya ko ukeneye izo mu nda nizo ku butaka igahereza wa mubyaza ipfusha ubusa iyo ni inyungu ya kabiri yo kuba ivugana n'Imana ibana nawe aho kubana n'abantu inyungu ya gatatu Imana ravuze ngo mva nkubwire nuca mu mazi sinzirirwa nzana ubwato sinzabuza imvura kugwa muri Kigali ahubwo nuca mu mazi ntazagutembana kandi nyoko mujyanye mwese yabatwara kabiri nuca mu muriro muzashya kuko Imana ni umuriro izakwiterekamo umuriro uhure n'undi kandi nta muriro utwika undi ahubwo byongeza haleluya ubukana yego ahandi akavuga ngo nukuri nzakujya imbere abanyarwanda n'abanyamahanga barakubwira ngo nzakujya inyuma kuko icyo bazi ni inyuma kandi inyuma baraguhema nyuma ntuhabona ariko Imana suko ikorayo nzakujya hehe imbere kubera ko abakuri inyuma bacukuye umwobo wacukuye mbanze mparinganiza umva kubana n'Imana ariko umva kwizerera mu Mana ahataringaniye ngire gute mparinganiza izane ka telepurari ziharure izane za nerveze zikireho nivo zibwire ngo tuyishimire mwana wanjye tambuka naharuye tambuka nta mbabazi tambuka mu n'ukuri kimwe bw'abera none abana ati wa muntu araza kuhagwa bakabona urahambutse ati ubundi urategura ubukwe nkandi bakabona burabaye nta naso wanyu nta nanyoko kubera yaharinganije kavuze ho haleluya yaharinganije ntibabimenya hari ibintu Imana iringaniza Imana yiringaniza nkabona ngiye kurwa mu cyobo nkabona ibibazo byaje nkabona amagorwa yaje nkabona urugo rwanjye rugiye gusenya ariko Imana yari yabiringaniza ikahanyuza nerve ikahanyuza ka telepurari uzare ka telepurari hari ihinga hari irima hariho n'iringaniza hari n'itsindagira n'iringaniza bakabona kubaha akayira nzakujya imbere
ahataringaniye ngire gute nta nyoko waringaniza ahataringaniye iwawe izo ni inyungu zo wo bene fando kori yaraba ndikumva ijwi ry'ubuhanuzi ngo Imana igiye kuringaniza imbere y'abantu ngo kandi ahataringaniye ngire gute bari abari bazi kugiye kumwara babona urahanyuze abacukuye icyo babona urahanyuze uzi ko hari n'igihe bagitanga barokore ngo tushobora kuba tugikuzimu cyangwa dufite izindi mbaraga kandi ntazi yarahubwo nuko icyo bacukuye Imana yagize gute yakisibye irangije iragitsindagira avuga ati tambuka tambuka 2022 tambuka 2023 nabwo uzatambuka oya yanagiye deja already kuko Imana yatugiye imbere haleluya iravuga ngo nzamenagura inzugi z'ibyuma muri make ifite ponseze yo mu mwuka kazi gaponse ibyuma bakubakiye bati ntazarenga aha ntazagarukira arapfuye umwaka ntazawugeraho ariko ngo nzamenagura inzugi ifite icyo nakwita fo ponseze gaponse icyuma ukanyuramo batarapfuye Imana iti arabaho kuko ni inyungu zo mu kwegera kuvugana n'Imana ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri inzugi z'umuringa mfane nzaguha ubutunzi buhishe urumva ahantu bagiye guhisha ubutunzi ni imyobo hataringaniye ni mu bihindizo by'ibyuma ni inzugi z'imiringa n'amazi n'imiriro no guca ahantu hakomeye icyari kuzakugirira akamaro gihisha inyuma y'ibyo bintu ariko Imana izakujya imbere zilema kalama kole for the star nayo nkubwire ngo mukozi w'Imana unkurikiye 2023 ariko ijambo waryumvise ariko naryumvise nzakujya imbere hataringana imparinga nuvuga ngo imbere y'umuntu hari imyobo hari amazi hari umuriro hari ibihindizo by'ibyuma hari inzugi z'imiringa none icyo warwaniraga gihisha inyuma y'ibyo bintu bati ntazabibona ariko data wa twese akavugana n'ikibazo ngo niyo mpamvu ngewe abonaga nje ndababwira ngo ngewe nta cyifuzo nazanye hano suko ntagifite ahubwo ikintu cyanzanye nje kubwira cya kibazo ko mfite Imana ishobora byose ntabwo ndi bubwira Imana ibibazo mfite ahubwo ndabwira ngo wa kibazo itonde mfite Imana ishobora byose wimpahamura rero ideni ntirimpahamure indwara ntimpahamure inzara ntimpahamure ibyago ntibimpahamure bavuga ntibampahamure basakuza ntibampahamure nta uri bunkange wa kibazo mfite Imana ishobora byose mwibanga rya 23 ntabwo tugomba kubwira Imana ibibazo ahubwo tuzabwira ibibazo ko dufite iki Imana ubundi kibazo n'icyumva kuko Imana Yesu yigeze muri Yohana naho handitse ngo ijambo ntari gukurura neza ariko rivuga ngo Yesu ngo niwe mfura ngo ni imfura ni muri mabahiburayi ngo ni imfura mu byaremwe kandi nta cyaremwe kitaremwe nawe nitumara kubibwira yuko dufite Yesu rero ikizakurikiraho bizavuga bosi wubwe azabireba igitsi ubundi kubwira Imana ibibazo biba bisa nkaho uri busa nkaho usa nkaho uri no nta n'impamvu yabyo none se urayibwira yarabwiye muri yo yavuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo na Luka hashe mu bice 6 tuzonka mu kugera mu bice 7 abango mbere yuko mugira icyo musaba data bayakibonye buri imbaraga zo kujya imbere urira ngo Mana ndapfuye zihindurire ngo wakibazo yo ntunkange mfite Imana yandinze muri jenoside ndinda mu ntambara ndinda mu bukene ndinda mu nzara mfite Imana yaranyambitse irangaburira inkorera ubuko impako byari mu buzima irandengera mfite Imana icyo gihe usenga ubwira ikibazo ko ufite Imana uhita usa nk'ufite wambaye rasoro ugakandagira hejuru y'ikigeragezo sinzi kunyumva umeze nk'uri hejuru y'ikigeragezo uba wakandagiye inzo ku mutwe kuko uri mbwite wa kibazo we gabanya ubukana kuko Imana afite iyakamije inyanza itagombeye amatiyo no gukanariza amazi yarabikoze wibuke wa kibazo Paulo aravuze ngo iyaturokoye urupfu rukomeye n'uyu iracyaturokora kandi izanagira gute izanakomeza so iyo ubwira Imana ibibazo uravunika ariko iyo ubwira ibibazo ko ufite Imana ubijya hejuru haleluya urumva iyo principe yo gusenga uravuga uti wanzara we je mfite Imana igabura
njye mfite Imana yarangaburiye rya ntonde, yarangaburiye ndi mu cyaro, yarangaburiye ndi umukene, mfite Imana ishobora byose, niringiye yandokoye, izakomeza winkanga wa kibazo. Ikibazo kigira ubwoba ariko utangiye Mana wenda apfuye, ikibazo kiranyishe. Imana batiri kuno umuntu ari muki. Yusi Sawuli wagiye gutambanga abantu baragiye. Njye singiye kubeshya abantu bamaze tumaze kumenyerana. Tujyanye no mu mutara tugasenga, ushaka kwibaza ko nge ntaje gusenga naje gukina. Uzi ikintu mba nkora buri. Wa kibazo we nta kibazo we nkubwire ntabwo bunteye, mfite Imana ishobora byose. Sara yabyaye afite 95, Hana byara byakomeye, nyanja itukura kabiri, Imana yasatuye urutare babona amazi, Imana yatanze mano bararya, Imana yarabagaburira barinda n'inkweto ntizasaza, bagiye batera imbere, Imana irabatabara. Narangiza nkagerekaho ijambo rimwe ngo nanjye kera nkiri muto, ni Imana yanyishyuriye amashuri, ni Imana yangaburiye, ni Imana yanyambitse, ni Imana yanzamuye mu ntera, ni Imana yanshyigikiye, ni Imana yankoreye ubukwe, ni Imana yankuye mu bukode, ni Imana yanyubakiye inzu. Havuga ngo wa kibazo uri toto imbere y'Imana ishobora byose. Rero ngiye inyungu yo kuba umuntu abwira ikibazo abwira Imana, abwira ikibazo ko afite Imana kuruta uko abwira Imana ko afite ikibazo. Kuko uvuga Imana ko ufite ikibazo kikujya ku mutwe, ariko ubwiye ikibazo ko ufite Imana kikujya mu birenge, kandi icyo wakandagiye gishobora kuzamuka. Icyo wakandagiye ntikizamuka. Niyo kigize ngo cyazamutse kiri munsi y'ibirenge kikakuzamura. Dekeri yarasinde fara matara bini wahola besai. Ndagira ngo mbwire badukurikiye kumwe bwabera izi n'imbaraga zo kwinya, mbwire ngo bwira ubugumba, bwira nditabyara abantu ufite abana bafite za autisme. Ngiye mfite imbaraga muri iyi minsi. Hano naye mbwiye mukanya ngo yitegure, ndashaka umusengera amaguru abyimbuka, nayo mbwire rwose ngo yitegure. Ndamubwira ntishaka ibase ushyiremo umunyu uhamundo ndakubwira isaha. Izo nyama bavuze ngo zirarwaye zigomba kuba nzima. Kuko kinamubwiye umunyu nuko umunyu ari uvura inyama by'inyama zidapfa. Umunyu ni ikimenyetso gikomeye mu buhanuzi. Kabira amazi n'ubuzima. Ngo ngiye kurema serire shyashya, atari uko ngiye kwitwa umuremyi, ariko nshingiye ku mavuta y'Imana, shingiye ku bantu bakiza amaguru, shingiye ku ijwi ry'Imana. Navuze ngo uyu munsi ndagukeneye, je namuhaye n'isaha buri. Kuko uyu munsi ndagira ngo nkurire abantu inzira ku murimo akurikira umwe bwabera ministry mu isura cyaki giye kuza. Nukuvuga ngo twemerewe kubwira Imana ikibazo, ahubwo tuzabwira ikibazo ko dufite iki ishobora byose. Ngiyi inyungu ya gatanu nuko izatujyana mu ijuru. Ibi nabyo ni inyungu tugomba kubona tuheze mu isi twaduhombye. Rero igihombo cyo kubana n'abantu bazaguca intege, bazakuvuga, bazakurwanya, bazavuga ibyo baguhaye, bazavuga uko baguhereje, bazavuga ko utabishyuye n'ibintu byinshi. Kandi sindumva Imana icyurira umuntu ngo ibyo naguhaye byagenze bite. Ngaya magambo ari ku mutima wanjye. Bantu mwana mudukurikiye, Imana y'amahoro ibaho umugisha, ibishimire nafashijwe. Hari naho mwabonye nirukankanye mikoro, muze kumbabarira cyane. Hari amavuta ya mushumba ampusa, nkumva ndi kuzamuka, nkumva ndi ese namwe mujya mubyumva. Yesu mushu soza n'isengesho dusengera bano bantu mu izina rya Yesu. Banza ari ubwa mbere bumvise mvuga mu ndimi ariko birakomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo urashaka ko ikibazo uri mutacyambukana 2023 mpamagara, ariko urampamagara muhe buryo nuko mara kwisetingamo ko uhereye iyi tariki ya 29 y'ukwezi kwa 12 2022 ku buzima bwawe, yuko utazongera kurizwa n'ikibazo, ahubwo uzabwira ikibazo ngo ngiye mfite Imana ishobora byose, ibasha kubikemura. Kandi nkubwiza ukuri mukozi tugiye gusenga, Imana ibarinda abantu batatu. Umuntu wa mbere ni umugaragu wa Eliya. Ubona ibibazo ntabona ibisubizo, bamwohereza no ku nyanja ngo ntabyo mbonye. Ntabyo mbonye, Imana ibabari mbonye ntabizakunda n'akana kabyaranze. Imana ikurinda abo bantu. Ngo uzi ko yarinze kugeraho inshuro ya 7 nta kiganza. Kandi ati ntacyo ubonye n'ubu. Kandi umuhanuzi yari yagize gute? Nese yamutumye atabibonye, ariko mwohereje nta kintu yabonye. Imana ishimweho no mugaragu ntibavuga izina rye. Imana ikurinda abo bantu bakubwira ngo nibishoboka. N'ubuderaga nta zina bagira bano bantu. Kandi umuntu utuma atinze yerekwa ryawe
mu izina rya Yesu batinze yereko batinza business batinze ubucuruzi ndagira nkubwire ngo haguruka uhamye uvuga ngo mfite Imana ishobora byose kibazo cacaka umuntu wa kabiri Ikurinze Gehazi wo kwa Elisa ngabona umusozi wuzi ingabo z'abantu z'abasiriyati turapfuye tubaratumaze mwamurihe turashize turapfuye byanze bya ciro byazamutse nagiye ubushize baranga sinzasubiraho ndarambiwe ndanabiretse igihe nabivugiye Imana ibakurinda undi Imana amubwira ati ariko Mana kora ku maso ya Gehazi undi kubera ibintu yatwaye n'ibibembe ntiyabona kora kujisha umwereke ngo yitegereje ngo abona hari amafarashi menshi yakumuriro bivuze ngo hagati y'ingabo z'Isiriya na Elisa yarari hari ingabo z'amafarashi z'Uwiteka bivuze ngo hagati y'ikibazo cyawe hagati y'ingorane zawe hagati y'ibintu uri mu Rwanda nabyo hagati y'ibintu biguhiga hagati y'ibintu bigukurikiye bivuze ngo hagati y'ikibazo nawe hari ingabo z'Imana zikurinze zirimo zikugirira neza hari ingabo z'Imana Imana ikurinde ngiye kubwira umuntu wa nyuma umuntu wa nyuma Imana umuntu wa nyuma ngiye kubwira Imana ikurinde n'umuntu uri muri Bibiliya ngiye kumuvuga rwose mukubwire uhite wumirwa kandi uhite ufata umwanzuro n'umuntu uyu umwe wagaragaye muri Bibiliya uranyumva neza ndashaka ndamukubwira we umuntu ukubuza kureba Imana Yesaya 3 ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye Imana ndagira ngo bawuziye abapfubasha kubona Imana nubwo nta kibazo ntacyo bagutwaye ariko ntibabasha ko yaravuze ngo mu mwaka Uziya yatanzemo nabonye Imana nuvuga ngo igice cya mbere ntiyabonye Imana kabiri ntiyabona Imana kugera ubwo Imana ivuga mu bice bitanu ngo uruzayibu rwanjye nari nkwiye kurukorera ikiko rwampombeye burya Imana yasobanura ko ari Yesaya wahombeye Imana kuko Yesaya avuka mu bami n'abatambyi burya Uziya ari mu byara we none se kumfashijwe noneho urongera uranzamuye bwa kabiri kuko ngiye nari narasomye yuko yaba Yesaya yaba Uziya yari umutambyi ntacyo ahubwo yakundaga Uziya yakundaga Yesaya cyane reka yari mu byara we n'umwana w'ibwami burya agatinya guhanura kubera iki Uziya arahari hariho ba Uziya bakubuza kubona Imana uwo muntu wa gatatu mu izina rya Yesu 2023 ntazagukurikire umuntu uzakubuza kubona Imana ngo umwaka yatanzemo atabona Imana nyine iki kintu cyakwicaga gipfa ubona Imana uzuko hari n'ababose tugira bakatubuza kubona Imana kuko baduhemba ubusa n'ibiki byose oya kugira ngo urapfa bibwire ko bafite ubuzima bwacu mu kiganza ngo ariko umwaka Uziya yatanzemo nge nabonye Pastor Senga dusoze ndafashe noneho umpaya kandi tumaze kuba tubiri Pastor ni dutatu naturangije oya uvuze dutatu ariko ngiye umaze kumbwira umaze kunkosora ku tuntu tubiri akambere ejo bundi nakuye umunsi ndafashije nukuvuga ngo hari abantu batuma utabona Imana umuntu uguye ntica ntikize ariko ntubone n'Imana atakazi kanjye ntuzasenga ku cyumweru tugiye gusoza rero tubabwira ngo abo bantu batatu Imana ibakurinde abantu batagira yerekwa bagatinza amasezerano yawe nk'umugaragu wa Eliya kabiri uwa Elisa Gehazi ubona ibibazo ntabone ibisubizo kandi hagati yawe nawe harimo ingabo zikingirije gatatu ni Uziya ukubuza kubona Imana murakoze Imana bihamugisha reka dusenge ndumva narenza ntakindi ariko ya nimero ntuzayibagirwe yawe turagushimira Imana kumvise gusenga kwacu turagushimiye kubaho ibwoko bwawe ugiye gutabaruka barengera ubakiza abo bantu bahereza imbaraga abo bazamure mu mavuta abo bakomeze mwami twinshigaje iminsi 2 tujye imbere y'ubwiza bwawe keriala mesando taye 24 km daisa tuhagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana tuvuze ngo kora ibitangaza wigaragaze kandi winjize mu bwoko bwa mavuta mwami binjire mu masezerano Uziya pfe babona Imana Uziya pfe babona Imana Uziya pfe babona Imana
w'Imana, umugisha w'Imana ubazeho mu izina rya Yesu. Abantu babohoke bakira amasezerano, bagere kure, bambara imbaraga bane deleko sandore bene forare klaye mandeni akota selemo. Uri Imana ishobora byose, uri Imana y'inyembaraga, kandi urakoze Yesu kubikoze. Urakoze kubarengeye kandi bagiye kwambuka nta mugozi bariho, abantu baguwe neza, abantu batabawe. Zefi talemo reketando mashala mekosa lebe. Urakoze Yesu, turagushimye. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen. Shalom, shalom. I love you so much. Shalom.